Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye ibirebana no gutotezwa kwa Yeremiya n'ubuhanuzi bwe ku ngoma y'umwami Sedekiya. Uyu munsi ndakubwira uko Imana yahannye Koniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda. Nyemerera tubanze dufata akaruhuko ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Ngaho rero ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Radio Sambirana Usemerera Sambirana Usemerera Imani hafi icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe uyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka noneho turebe ubutumwa Imana yahaye umwami Yehoyakimu. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Yeremiya ibice 22 ku murongo wa 13. Aravuga ngo azabona ishyano uwubakishije inzu ye ukiranirwa n'ibyuma byo muri yo uburiganya, nukoresha mugenzi we ntamuhembe ntamuhe icyo yakoreye. Mu gihe cya Yeremiya abantu bari bakira mu buryo bubi. Abakene ntibahembwaga biwanye n'ibyo babaga bakoze. Muri Yeremiya ibice 22 ku murongo wa 14 na 15 aravuga ngo akavuga ati nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirishya, nyiteremo imbariro z'imyerezi, nyirabemo ibara ritukura. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma ubumwami? Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Icyo gihe yaraguwe neza. Turasomye ngo mbese so, hano Yeremiya yari havuga kuri Yosiya wabaye umwami mwiza. Ndagira ngo kandi wumve icyo Yeremiya yavuze kuri Yosiya. Muri Yeremiya ibice 22 ku murongo wa 13 na 17 aravuga ngo yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Icyo gihe byari bitunganye. Mbese uko siko kumenya ni Uwiteka abaza. Ariko amaso yawe n'umutima wawe bikurikiza kwifuza kwawe kubi gusa, no kuvusha amaraso atari urubanza, no kurenganya no kugira urugomo. Yosiya yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Ariko mu gihe cya Yehoyakimu umukire yabaga umukire birushijeho, binyuze mu buriganya bigatuma abakene barushaho gukina cyane. Imana rero yagize byinshi ivuga kuri iyi ngingo. Yeremiya yerekanye neza ko abakire bungukiraga mu mirimo y'abakene, kuko abakene bakoreraga abakire ntibahembwe neza cyangwa bakanabambura. Abakire rero baje kugera igihe bumva batunze cyane, biyubakira amazu manini bibwira ko Imana yibagiwe gukiranirwa kwabo. Muri Yakobo ibice 5 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 3 aravuga ngo ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Ubutunzi bwanyu burabuze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi, izabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya. Hari ibintu bibiri bizatuma Imana ihana umukire. Icya mbere ni uburyo abakire babonamo amafaranga. Cya kabiri ni uburyo bakoreshamo ayo mafaranga yabo. Nshuti yanyu, mbese wabonye ko umukire ahora agira amahirwe mu buzima bwo mu isi? Usanga abantu bo ku rwego rwo hasi aribo bishyura imisoro myinshi kurusha abantu bakorera za miliyoni. Nasanze mu bihugu byinshi imisoro ikunze kurengera abakire gusa. Abanyepolitike usanga badohorera abakire bakomeye kugira ngo nabo bazabafashe mu kwiyamamaza. Ibyo nibyo abakire bateramo inkunga. Usanga abakire benshi badatera inkunga umurimo w'Imana. Usanga ntacyo batanga kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamare. Ibyo byose rero Imana irabizi. Imana izi neza ko umukire akira ku mukene wo mu isi, kandi izi neza uburyo abakire biyubakira amazu yabo bakiratana ibyo bafite. Ni ukuri rwose ni icyaha kuba mu nzu y'umuturirwa kandi uzi neza ko aho utuye hari abakene benshi. Numva umukristo atarakwiriye kubigenza atyo. Nshuti yanjye, hano hanze hari abakristo benshi bakennye, kandi sinekereza ko amashyirahamwe ya gikristo ashobora kubakira amazu abo bakristo bakennye bose. Nshuti yanjye, wanyemerera
kanakubwira ko iyobokamana ubwaryo ryamaze kwangirika kubera ubutunzi. Uyu munsi njya numva bavuga butumwa bihandagaza bakavuga za miliyoni batunze aho kuvuga ijambo ry'Imana. Bifuza kumenya mu by'ukuri impamvu abavuga butumwa nk'abo baba batigiye cyabo bavuga ibidakwiye aho kuvuga ijambo ry'Imana. Dr. Vernon McGee avuga ko yigeze gukina na golf n'umugabo wari uzwi kuba ari umukire cyane, ngo yari afite miliyoni zirenga 20 z'amadolari. McGee ngo yatekerezaga ko uyu mugabo ashobora gutera inkunga ibiganiro yatambutsaga kuri radio. Nuko ubwo bariho bakina, uyu mukire yaje kubaza McGee ibijyanye n'ibiganiro bye. McGee ngo yamubwiye byose, ariko kandi amugaragariza ko akiri byinshi byo gukora. Uyu mukire byaramushimishe cyane, yizeza McGee ko azafata umwanya agakurikiranya inyigisho ze kuri radio. Mbese wabuze inkunga yatanze ku biganiro byacu? Nta na kimwe cya 10. Ibi mbivuze nk'urugero, ariko nababara cyane ndi umukristo utunze za miliyoni nyinshi nkarinda mpfa ntazikoresheje mu murimo w'Imana, kuko sinabona icyo mbwira Imana kubirebana nuko naba narakoresheje ayo mafaranga yampaye. Shuti yanjye ntunyumve nabi, utekereze ko abakristo batagomba kwinezeza mu mafaranga Imana yabahaye, ariko umenye neza ko niba yaraguhaye byinshi izana kubaza byinshi byerekeranye n'umutungo munini yaguhaye. Twasomye ngo yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Mbese uko siko kumenya? Niko Uwiteka abaza. Imana yari ivuga ngo Yosiya yaranzi, kandi yarazi yuko natita ku bakene n'abatindi atazaba kibaye umuntu nishimira. Ibi byerekana neza ko Imana yita cyane ku bakene. Shuti yanjye, mbese wabuze amatsinda abiri y'abantu bagoranye cyane kugezaho ubutumwa bwiza? N'abakire cyane n'abakene cyane. Imana yashyize amatsinda abiri ku rwego rumwe, kuko bombi bakeneye ubutumwa bwiza bubakiza. Imana yifuza ko abakire cyane bamanuka bagafasha abakene cyane, kandi yifuza ko ibyo byiciro bibiri by'abantu bumva ijambo ryayo. Kimwe mu bibazo bikomeye isi uyu munsi ni ikibazo cy'ubukire n'ubukene. Politiki ya communisme ntiyari kubaho iyo hatagaragara ubusumbane hagati y'abakire cyane n'abakene cyane, kandi tubona ko Imana izakuraho ubusumbane buri hagati y'abantu. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Noneho tugeze ku gihano giteye ubwoba cyahawe umugabo witwa Koniya. Muri Yeremiya ibice 22 guhera ku murongo wa 24 kugera kwa 25 aravuga ngo, ndirahiye ni ku Uwiteka avuga, nubwo Koniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda byaba ari impeta ku rutoki rw'ukuboko kwanjye kw'iburyo nagushikuzaho, maze nkakugabiza abahiga ubugingo bwawe nabutinya, ndetse na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'Abakarudayi. Koniya niwe Yehoyakini, hari n'ahandi uzabona yitwa Yekoniya. Mbese kuki Imana yamwise Koniya? Nukubera iyo nyuguti ya ye ihagarara mu mwanya wa Yehova. Imana yaravuze ngo ntukangereranye n'uwo mugabo. Irakomeza iravuga ngo iyo aza kuba impeta yo ku rutoki rwanjye mba naramukuyemo nkamujugunya.
Muri Yeremiya ibice 22 guhera ku murongo wa 28 kugera ku wa 30 haravuga ngo, mbese uyu muntu Koniya si ikibumbano cyahombye, si ikibumbano kitagira ugikunda? Niki gitumye boherwawe n'urubyaro rwe bagacirwa mu gihugu batari bazi? Yewe wasiwe, umva ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Uwiteka avuga ati, nimwandike uyu muntu ko ari incike, ko ari umuntu utazahirwa akiriho, kuko ari ntawe mu rubyaro rwe uzahirwa ngo abe ku ngoma ya Dawidi kandi ategeke Ubuyuda. Imana yatakiye amahanga yose kumubera umuhamya, ivuga ko nta muntu n'umwe uzakomoka mu muryango wa Koniya uzongera kwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi mu Buyuda. Iyi kandi ni imwe mu mpamvu Yosefu atari gushobora kuba se wa Yesu, kuko Yosefu yakomokaga mu gisekuruza cya Yekoniya, kandi Imana yavuze ko nta rubyaro rwo muri iki gisekuruza ruzongera kwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Mbese ibi bisobanura ko intebe y'ubwami ya Dawidi iri mu kiruhuko uhereye uwo munsi ibi byabereyeho? Ndagira ngo wumve icyo ubundi buhanuzi bwavuze hano. Muri Yeremiya ibice 33 ku murongo wa 17 yaravuga ngo, kuko Uwiteka avuze ngo ntabwo Dawidi azabura uwo kuraga ingoma ya Isirayeli, ariho ugomba kongera kwima ingoma ya Dawidi, ariko uyu ntabwo azakomoka mu gisekuruza cya Yekoniya. Muri Yeremiya ibice 36 ku murongo wa 30 haravuga ngo, nicyo gituma Uwiteka ahanurira Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ngo ntazagira uwo gusubira ku ngoma ya Dawidi, kandi intumbi ye izanama ku gasozi ku cyokere cy'izuba ry'amanywa no mu mbeho y'ijoro. Ndagira ngo nanone nkwibutse ko Yehoyakimu yari se wa Yekoniya. Imana rero yahagaritse igisekuruza cya Yekoniya, ivuga ko nta rubyaro rwe ruzongera guhabwa ingoma y'ubwami ya Dawidi. Noneho rero ikintu gitangaje nuko hari ibisekuruza bibiri bya Yesu Kristo, kandi impamvu ari bibiri niyo maze kugusobanurira. Ibisekuruza bya mbere bya Kristo tubibona mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere. Ibi bivuga kuri Yosefu, bihera kuri Dawidi wabyaye Salomo na Yekoniya bikagera kuri Yosefu. Igisekuruza cya Yosefu cyerekana ko Yesu ari umwami mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko Yosefu ntiyari se wa Yesu. Bivuga ko rero mu buryo bw'umubiri Yesu ntiyakomokaga muri uwo muryango wa Yekoniya na Yosefu. Igisekuruza kindi tukibona muri Luka ibice 3 guhera ku murongo wa 23 kugera ku wa 38. Iki gisekuruza kivuga kuri Mariya, kandi ntabwo kinyura kuri Salomo, ahubwo kinyura ku wundi muhungu wa Dawidi ari we Natani. Nta muvumo cyangwa igihano cyari kuri uyu muryango wa Dawidi na Natani. Ibi rero byerekana ko umwami Yesu Kristo yavutse mu gisekuruza cya Mariya, kandi akavuka ku mukobwa w'isugi. Mu buryo bw'umubiri rero Kristo yavutse muri iki gisekuruza, yitwa uwo mu rubyaro rwa Dawidi. Ntekereza ko iki ari cyo kintu gikomeye cyabaye muri iyi si y'abazima. Nicyo gituma Imana yahamagaye isi ngo yumve neza ibyo yariho ibwira Ubuyuda, aho yagize iti, yewe wasiwe, umva ijambo ry'Uwiteka. Imana yashakaga ko isi ibona neza uko yabigenje kugira ngo itegure igisekuruza umwana wayo yagombaga kuvukiramo. Ntawe ushobora kurogoya umugambi w'Imana. Imana ishobora guhana uwishatse wese, kandi yabashije gusohoza isezerano ryayo, kuko Mesiya n'ubundi yaje akomoka mu rubyaro rw'umwami Dawidi. Uko tugenda dusoma niko tubona umwijima urushaho gusatira ubwami bw'Ubuyuda. Abahanuzi bo babonaga hirya y'umwijima hatamuruka umucyo. Nyuma yo gusoma igice cya 22 cya Yeremiya, aho batubwira kimwe mu bibano bikomeye byo muri Bibiliya, aho Imana yahannye Koniya, tubona ko nyuma izuba ryongeye kurasa, ariko mbere y'uko izuba rirasa hariho ibindi Uwiteka yari agifite kuvuga kuri Koniya. Muri Yeremiya ibice 23 ku murongo wa mbere aravuga ngo, Uwiteka aravuga ngo, abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Abungeri bavugwa hano ntabwo ari abavuga butumwa, ahubwo ni abakuru b'idini nk'uko tuzabibona hanyuma. Abungeri bavugwa muri uyu murongo dusomye bageranywa n'abami, abanyepolitiki muri rusange, n'abantu baba bashinzwe kuyobora abandi, n'abantu bashyira mu bikorwa amategeko y'igihugu. Imana yaravuze ngo bazabona ishyano. Muri Yeremiya ibice 23 ku murongo wa 2 aravuga ngo, nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye itya iti, mwatatanije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga, dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga. Imana yavuze ko izahana abantu bafite inshingano zo kuyobora abandi, kandi koko yaje no kubikora. Noneho tubona ko nyuma izuba ryaje kurasa. Muri Yeremiya ibice 23 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 4 aravuga ngo, kandi nzakoranya abasigaye y'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho nabatatanirije, nzabagarurira mu biraro byabo, bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Imana yaravuze ngo hazagera igihe nzategeka, kandi ubwo nzategeka nzita cyane ku mukene. Ibi bivuga ku gihe Abayuda bazagaruka mu gihugu cyabo
nyuma y'uko itorero rizaba rimaze kuzamurwa. Icyo gihe umwami wigeze kwangwa azaha abayuda abungeri beza babizerwa. Ubuyobozi buzaba buriho muri icyo gihe buzaba butandukanye n'uburi mu isi ya none. Muri Yeremiya 23:5 haravuga ngo, dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima umwami kandi akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, ni ku Uwiteka avuga. Hariho umwami wagombaga guturuka mu gisekuruza cya Dawidi, umwami Koniya n'abamukomotseho bose, nubwo ari abo mu gisekuruza cya Dawidi, Imana yarabanze. Ariko rero ntawe ushobora gukura umugambi w'Imana, nubwo abo muri uyu muryango wa Koniya batari bakibarwa nk'abakomoka ku ngoma ya Dawidi. Imana yo yarizi uko izabigenza. Tuzi neza ko mu isezerano rishya, binyuze mu gisekuruza cya Natani, undi muhungu wa Dawidi, hakomotse Mariya umukobwa w'i Nazareti wabyaye Yesu, ariwe Mesiya, umwami w'abami. Igihe Yesu yerekanaga ubwe mu isi, yaravuze ngo, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aya magambo yanditse muri Matayo 4:17. Bitewe n'uko ubwami butabaho hatariho umwami, nicyo cyatumye umwami Yesu avuga ayo magambo. Ni nkaho yabwiye abayuda ngo, umwami wanyu ari hano. Abayuda banze umwami Yesu, nyamara ni wari ufite ijambo rya nyuma. Yesu yavuze ko umunsi umwe umwami azagaruka agashinga ubwami bwe. Muri Yeremiya 23:6 aravuga ngo, mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Nshuti yanjye, waba warigeze kumva umunyapolitike avuga gutya? Nta na rimwe nigeze numva umunyapolitike avuga ko akiranuka cyangwa ko azakurikiza gahunda y'Imana muri guverinoma ye. Numvise abanyepolitike bivugira ibindi bintu bitandukanye n'ibyo, kuko batahangara kuvuga ko bakiranuka. Ariko gukiranuka nibyo bizaranga ubwami bw'umwami Yesu Kristo ubwo azabagarutse. Muri Yeremiya 23:7-8 haravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana aruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose aho nari narabatatanyirije, nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite. Amagambo dusomye namwe agize ubuhanuzi bukomeye bwo mu ijambo ry'Imana. Umunsi mukuru ukomeye abayuda bizihiza uyu munsi ni Pasika. Tutitaye ku myizerere abayuda bagira uyu munsi, menya neza ko abayuda bose bizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika, kuko ubibutsa uburyo Imana yabakijije uburetwa bwo muri Egiputa. Hano rero Imana yari kuvuga ngo, igihe kizagera mbagaruye mu gihugu cyabo, bazibagirwa uko nabacunguye muri Egiputa, ahubwo bibuke ubu gucungurwa gushya niteguriye gusohoza. Uko gucungurwa gushya kuzaba gutangaje cyane mu bayuda. Kandi rwose nshuti yanyu, nushaka ubyemere, uyu munsi ntabwo Imana iri kumwe na Isirayeli. Muri Yeremiya 23 guhera ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 aravuga ngo, uko ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo, muzagira amahoro, n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakuzaho. Abahanuzi b'ibinyoma bakomeje guhanura amahoro, ariko Imana irabavuguruza. N'uyu munsi kandi hariho abantu usanga barotaguzwa bakavuga ko bagiye kuzana amahoro mu isi, nyamara Imana iravuga ngo, nta mwana w'umuntu wazana amahoro mu isi, nta n'umwe wabibasha. Imana yabwiye Yesaya ngo, nta mahoro y'umunyabyaha. Aya magambo yanditse muri Yesaya 48 ku murongo wa 22. Ikibazo si uko abantu badashaka amahoro, ikibazo ni uko umutima w'umuntu wuzuyemo ibyaha. Ntabwo tujya tumenya uburyo turi babi. Abanyabyaha ntabwo bashobora kuzana amahoro muri iyi si. Baramutse batanze amahoro mu isi, ijambo ry'Imana ryaba ribeshye. Noneho Imana yaje no guhindukira abakuru b'idini. Turasoma muri Yeremiya 23 ku murongo wa 21. Aravuga ngo, abo bahanuzi si jye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye. Imana yabwiye abayuda ko badakwiye kwiringira abanyepolitiki, kuko badashobora gutanga amahoro kandi birengagiza abakene. Hano rero Imana yari ivuga yuko itigeze ituma abahanuzi benshi bari buzuye igihugu muri icyo gihe. Imana yanze ubutumwa bwavaga mu bahanuzi b'ibinyoma. Imana yanze abanyepolitike n'abakuru b'idini. Ntekereza ko n'uyu munsi Imana ishobora kuvuga ibisa bitya ku isi ya none. Mbese ninde uri gushaka Imana muri iki gihe? Abakuru b'idini bavuye mu iyobokamana. Ariko se koko ninde uri ushaka Imana y'ukuri kandi nzima? Muri Yeremiya 23 ku murongo wa 30 aravuga ngo, nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye, umuntu wese yiba mugenzi we, ni ku Uwiteka avuga. Uyu munsi hari abantu benshi bariho bapfobya ijambo ry'Imana, bakavuga ko ritavuga ukuri. Ibi bigatuma imbaga y'abantu benshi batiringira ukuri kwa Bibiliya. Ariko Imana yavuze ko hari icyo izakorera abantu nk'abo ngabo bapfobya ijambo ry'Imana. Nta kiri kwihutisha Imana.
ntucibwe intege no kubona Imana itari guhana abanyabyaha n'abayipfobye, kuko umunsi w'urubanza uri bugufi kuza, kandi uri mu mitima y'abana b'umuntu bakora ibyaha. Bene aba batekereza ko nta kimana izabatwara, ariko Imana yaravuze ngo mfite ibihe by'iteka ryose imbere yanjye, kandi ibisigaye byose ni jyewe ukibitegeka. Igihe kigiye kuza kugira ngo mpane abakuru b'idini. Yeremiya 24 ni igice kimeze nk'urupapuro rwongewe muri iki gitabo cyitiriwe Yeremiya, kuko kivuga ku iyerekwa rya Yeremiya nyuma y'uko Yekoniya afashwe bunyago. Iyerekwa Yeremiya yabonye hari mu bihe bya nyuma by'ingoma ya Sedekiya. Muri iryo yerekwa Yeremiya yabonye ibitebo bibiri by'imbuto z'umutini. Igiti cy'umutini gisobanura Ubuyuda. Igitebo kimwe cyarimo imbuto nziza, ikindi kirimo imbuto mbi. Izo mbuto rero zivuga ubwoko butandukanye bwari mu bwami bw'Ubuyuda. Muri Yeremiya igice cya 24 ku murongo wa 5 wa 6 baravuga ngo uko niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo uko umenya izo mbuto nziza niko nzamenya imbohe z'Ubuyuda, izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu cy'Abakarudaya kugira ngo nzigirire neza, ko nzabahangaho amaso y'urukundo kugira ngo mbagirire neza, kandi nzabagarura muri iki gihugu. Nzabubakira kandi sinzongera kubasenyera, nzabatera bamere kandi sinzabarandura. Ndagira ngo urebe uburyo Imana yemeye ko Abayuda bafatwa bunyago kubw'ineza yabo, kandi yabasezeranyije ko izabarindira mu bunyagano bwabo ikongera ikabagarura mu gihugu cyabo. Kugaruka kw'Abayuda mu gihugu cyabo ntabwo ari kumwe kwabayeho mu gihe cya Ezira na Nehemiya, kuko umurongo wa 7 wabigaragaje neza, aho batubwira ngo nzabaha umutima wo kumenya yuko ari Uwiteka, bazaba ubwoko bwanjye nanjye nzaba Imana yabo, kuko bazangarukira n'umutima wabo wose. Imbuto mbi rero zerekana Sedekiya n'abantu be bari basigaye Yerusalemu, kandi abo nabo baje kujya muri Egiputa mu buryo bunyuranyije n'ijambo ry'Imana. Muri Yeremiya ibice 24 ku murongo wa 9 aravuga ngo nzabatanga kugira ngo bateraganwe mu bihugu byose byo mu isi, bakozwe isoni kandi babiciro ry'umugani, batukwe aho nzabirukanira hose kandi bahavumirwe. Aya mateka turimo yerekana neza ko ubuhanuzi bwa Yeremiya bwasohoye nk'uko yari yarabibwiye Abayuda. Ubuhanuzi tubona muri Yeremiya igice cya 25 bwari bwarahanuwe mu myaka 17 cyangwa 18 mbere y'uko ibyavuzwe mu gice cya 24 biba. Ndagira ngo mbwire ko ibice tubona mu gitabo cya Yeremiya bidakurikirana nk'uko ibihe byagiye bisimburana, aho kuko hano batubwira ko umwana wa Yosiya ari we Yehoyakimu yimye ingoma. Uyu Yehoyakimu yari atandukanye cyane na se, kuko se yubahaga Imana nk'uko tubisoma mu Bami ba kabiri ibice 24 ku murongo waho wa 4 havuga ngo yujuje i Yerusalemu amaraso y'abatacumuye, Uwiteka yanga kubimubabarira. Yeremiya yongeye gutanga impanuro ku Bayuda. Turasoma muri Yeremiya ibice 25 ku murongo wa 4 haravuga ngo Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose b'abahanuzi, akazinduka karakabatuma, ariko ntimwumviye habe no gutega amatwi ngo mwumve. Kubera kutumvira Imana kwabo, Babuloni yahise ifata igihugu cy'Ubuyuda. Muri Yeremiya ibice 25 ku murongo wa 9 aravuga ngo dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikasikazi nyiteranye, kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, ni ku Uwiteka avuga, bateze iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikijeho. Nzabatsemba rwose mbagire igitangarirwa n'igitutsi n'imisaka y'iteka. Twasomye ngo umugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Urumva ko hano Imana yise Nebukadinezari umugaragu we, bishaka kuvuga ko Nebukadinezari yabaye igikoresho cy'Imana mu guhana Abayuda. Abantu benshi usanga bibaza impamvu uyu munsi Isirayeli itari mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko iyo ugeze muri icyo gihugu nta kintu wifuza cyane nk'amazi. Imana yabisobanuye neza ko izahindura iki gihugu umusaka. Nanone kandi Imana yabigenje ityo kugira ngo isi ibone yuko Uwiteka atahanye abatuye Isirayeli gusa, ahubwo yanahanye n'ubutaka bwa Isirayeli. Nk'uko icyaha cyazaniye umuvumo isi yose, ni nako Imana yavumye igihugu cya Isirayeli. Kubera icyaha isi ntabwo igitanga umusaruro w'ibyo yagakwiye gutanga. Muri Yeremiya ibice 25 ku murongo wa 10 haravuga ngo maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'urusyo n'umucyo w'urumuri. Imana yambuye umunezero Abayuda bari barimo, kandi guhera icyo gihe ntibongera gushyingira no gushyingirwa. Imana yavuze ko ijwi ry'urusyo rizahagarara, bisobanura ko Abayuda batazongera gukora imirimo y'ubucuruzi. Imana yaravuze nanone ngo ijwi ry'umucyo w'urumuri.
ibi bisobanura ko nanone abayuda batazongera kwishimira ijoro bari iwabo. Muri Yeremiya ibice 25 ku murongo wa 11 aravuga ngo iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami Babuloni imyaka 70. Imana buri gihe yanaga igihugu cya Isirayeli ishingiye ku ngengabihe cyangwa se kalendari. Imana yita cyane ku gihe iyo iri gukorana n'amateka ya Isirayeli. Iyi Imana iri gukorana n'itorero ntabwo yita cyane ku gihe. Nicyo gituma jye nawe tutagomba kwihandagaza ngo tuvuge yuko tuzigiye Yesu azaziraho. Nta n'uburenganzira dufite bwo kuvuga ko Yesu ari hafi kuza, kuko Yesu ntiyigeze atubwira igihe azazira. Igihe kivuga ku myaka 70 kirasobanutse. Mbere y'uko Abisirayeli binjira mu gihugu cy'isezerano, Imana yari yarababwiye ko buri wa 7 uzajya uba isabato yabo, kandi bakareka ubutaka bukaruhuka muri uwo mwaka wa 7. Ibyo wabisoma mu Balewi ibice 25. Imana yabwiye Abisirayeli ko nibayumvira izabaho umugisha, ariko nibatayumvira izabahana. Ndagira ngo urebe uburyo Imana yari isanzwe izi neza ko Abisirayeli batazayumvira, nk'uko tubisoma mu Balewi ibice 26 ku murongo wa 34 na 35. Haravuga ngo icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka kishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, kizaruhuka kuruhuka kitajyaga kiruhuka mu kikibamo. Abisirayeli bamaze imyaka igera kuri 490 bataziririza isabato y'umwaka. Mu yandi magambo, Abisirayeli banze kuziririza isabato zigera kuri 70 zose. Nicyo cyatumye Imana ivugira muri Yeremiya yuko Abisirayeli bazamara imyaka 70 mu gihugu cy'amahanga kugira ngo n'igihugu cyabo kibashe kuruhuka. Nyuma rero iyo myaka yose y'amasabato batazirije imaze kurangira, nibwo Abisirayeli bemerewe gusubira mu gihugu cyabo. Ndagira ngo wumve uko Yeremiya yavuze kuri uyu murongo. Muri Yeremiya ibice 25 ku murongo wa 12 aravuga ngo imyaka 70 nishira nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'abakarudaya, ni kuwiteka avuga, mbahora ibyaha byabo, nzahagira amatongo iteka ryose. Aya magambo dusomye yari ubuhanuzi bukomeye mu gihe cya Yeremiya, ariko uyu munsi ni amateka, kuko Imana yamaze gusohoza ubwo buhanuzi yari yaravuze, kandi ibi nta wabihakana. Iyi Imana yavugaga ko abayuda bazafatwa bunyago, Nebukadinezari yari yamaze gufata bunyago Yehoyakini hamwe n'abayobozi bandi bamukoreraga kimwe n'ingabo zamurindaga, nuko abasigaye ku ngoma ya Sedekiya bakajya batanga imisoro kuri Babuloni. Urumva ko abami bose bakurikiye Yosiya babaye babi cyane, nuko Yeremiya avuga ubuhanuzi bwagombaga gushyira iherezo ku bwami bw'Ubuyuda. Nebukadinezari yagombaga kwinjira i Yerusalemu akahasenya, agafata bunyago abariyo bose. Ariko muri Yerusalemu tubona ko hasigaye umubare muto w'Abayuda. Imana yabwiye Abayuda ko bazamara imyaka 70 mu bunyagano, ariko ibyo sibyo bisoza ubu buhanuzi. Imana yahaye Abayuda ishusho y'igikombe cya vino cyuzuye mu mujinya wayo. Iyi shusho kandi tubona yaragiye ikoreshwa n'abahanuzi benshi, aho babaga bashaka kuvuga uburyo umuntu ari umunyabyaha kandi akomeje kwigomeka ku Mana. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo duhaye. Ndagusaba ngo umutima wejejwe uyu muvandimwe wanteze amatwi kugira ngo agendere mu bitunganye yumvira ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti yanjye, ndagushimiye ko wantije ugutwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nongere nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka nzakuganiriza ku butumwa Yeremiya yatanze mu mbuga y'urusengero ku ngoma ya Yekoniya, n'umugani w'uko Abayuda bagombaga kuba abanyagano. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti arirwo www.tv.org.
kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.